kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi ntabwo bufite baruzira ngo uracitse uyu munsi baya ariko se ngucika ibiki ariko ibintu byateye muri iyi minsi ni ibiki aho ko se wabonye ukuntu ushaka ijya kura n'ubundi niko shanyuma yo kwambura ubuyobozi ushaka no gukubita wanye ubuyobozi gute amafaranga 500 mbarimo niyo yazituma unyifatishwa gute ubwo se buri ubuyobozi umenye ko waje ukafata ubwo gavana Jesus urabona amafaranga 500 mbarimo niyo yasogatumwa ngiye ntago ari kugwanya ubuyobozi ahubwo uje kwishyuza ukishyuza neza waje niko shaka uziko mwiteretse mbere na mbere shyira hanga ariko nitereka ibiki ariko se urundi mbere na mbere cye ndegena nakubahi n'umundi waje gushaka icyanga ngize ngo iki niko zishawa gicucu uziko nazanye none cyane amafaranga y'urundi aba nyine amafaranga sindayabona ariko ninyabona nzayabana none ukujya ngo rute fata inzanye zinyigurisha ngo nukwishyura amafaranga y'urundi ya amafaranga ninyabona nzayabana amezi 5 maze ushaka amafaranga nturayabona nyine kanzobwire wowe ihangane kanza ngubwire rero we ihangane ejo mu gitondo uzagaruke amafaranga usasanga nayabonye ejo ni gahunda woza usasanga amafaranga we nayabonye bashareka mwihangane ariko ejo mu gitondo ndabana hanga kandi gahunda ni gahunda kangiye ayuyu munsi ntabwo yarokora I don't want peace. I want problems always. Jesus se bura wowe nta nubwo ashobora kwihanganira umuntu koko ndaba nkijyamye uze koko umwombo ubose nuhenze byagiye nikise amafaranga si kimwe ndacyajyamye uraje umuntu akijyamye uri gukomaga kandi sindajya kuyakorera n'umugabo samo yakijyamira samo azana ngo ujya muse kuba njyamye ni ikibazo amafaranga nimba nanjye kuyakora none ubisusa none ukugeze tubigenze amafaranga mu gufunga ubwo site 500 nafungwa nzira gihato nkunnye kigende sha